Escargot ni ikiribwa kiririsha ku ntungamubiri nyinshi, kirenze ku nkoko, kikarenga ku nyama, kuri red meat n'ibindi. Ikinyamushongo, ikinyamunjonjorerwa, ikinyamunjonjori, ayo ni amazina tuzi, ayo ni amazina twumva, bamwe twarabibonye abandi ntiturabibona, biratangaje cyane. This is a bread from Asner. Very delicious. Ni good ntarumva mu buzima ariko nziza cyane rwose. Dutangajwe no kubona abantu bishimye, baryohewe, bafite akanyamuneza ku maso, baterwa no kurya inyama y'iki kinyamunjonjorerwa. Nitwa Hakiriwemera Jean Richard, nkaba ndi umusipesiyaliste mu bintu bijyanye no korora amatungo, cyane cyane kubungabunga ibinyabuzima byo mu mazi no mu mashyamba, inyamaswa zo mu gasozi. Ubusanzwe rero ibinyamujonjorerwa cyangwa ibinyamushongo bizwi nka snails ni inyamaswa zikunze kubaho mu byaro, ariko zorowe zikaba zatuma abaturage biteza imbere, bakanateza imbere imiryango yabo, kubera ko zororoka vuba ku ntera ntoya. Nk'uko mubizi u Rwanda ari ruto, bishobora kuba byatuma abaturage babyorora ku butaka buto kandi bigatanga umusaruro bitandukanye n'izindi nyamaswa zororwa mu rugo nk'uko mubizi. Uyu munsi rero turi hano, uburyo bitegurwa nabyo bigendanye nabyo, byaba ari ukureba ko nta burwayi bifite, ibyo nabyo turabireba, no kugira ngo bibe byageze kuri uru rwego kuba byaribwa, nuko tuba twabirebye tugakurikirana ubuziranenge bwabyo ko byateguye neza, noneho tukaba natwe twabigenera ababirya bakabirya bazi ko byizewe. Nitwa Valerienne Malta, ntuye mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze. Muratubwira kuri iki gikorwa mwajemo hano, mwaje mu biki muri biki? Uyu munsi nari naje gushyigikira Golden Insect mu muhango wo kugerageza kurya amafunguro mashyashya y'ibinyamujonjorerwa. Ubwo rero naje kugira ngo mbashyigikire, kuko ndi umubyeyi mba nshakisha ikintu navuga resete nshyashya buri munsi. Ariko Adeli, ukiri aho ngaho nk'umuntu w'umubyeyi wamugana wumvishe bimeze nk'umuntu w'umubyeyi rero, ubundi mbere y'uko nk'abana banjye ikintu, ni ngombwa ko mbanza nkakigerageza. Baravuga ngo gifite intungamubiri, ariko ikintu gifite intungamubiri iyo cyongeyeho ko no kuryoha gituma n'abana babikunda. Rero njye byumva neza biraryoshye. Biraryoshye. Nabonaga waryohewe cyane kandi ntabwo ndi wa muntu ujya uhimba amarangamutima. Biraryoshye gusa, kuryoha biratandukanye, bifite umwihariko w'uburyohe bwabyo. Gereranya n'inyama z'inkoko. Inyama z'inkoko ziraryoha ukwabyo, ariko ziba zumye ukuntu, ariko byo biraryoshye muri kategori y'inyama z'inkoko ariko zitumye. So navuga ni hagati y'ifi nziza n'inyama y'inkoko mu buryohe, ariko ku buryo bifite umwihariko wabyo, ntabwo kimwe wagisimbuza ikindi. Wumva izo nyama wajya kuzigura ukazirya cyane rwose. Adeli, abantu barakwitama, barabyita amahano, bamwe bakoze amahano umuntu w'umubyeyi. Amahano, ikintu niba kigufitiye akamaro cyaba ari amahano gute? Nta bushakashatsi burakorwa mu gihugu by'umwihariko ku bigendanye no kurya utunyamaswa duto cyangwa utunyamushongo. Mwumva ari iki mwabwira leta cyangwa se abasivili bafite mu nshingano kugira ngo iki kiribwa gifite vitamine itari nke nk'uko bitugaragarije cyogere mu Rwanda hose, abantu bakirya barwanya imirire mibi n'ibindi bibazo abantu bahura nabyo? Byo ni ngombwa ko ubwo bushakashatsi bukorwa, ni ngombwa kuko hari abantu bafite nk'amafaranga cyangwa basanzwe babimenyereye, bakeneye done zavuye mu bushakashatsi zemeza koko niba ikintu gifite intungamubiri. Ariko noneho n'abariya bandi dutekereza ko baba batita ku bushakashatsi cyane, ariko bakeneye ubibakangurira. Kandi iyo ukangurira abantu
ikintu ufite facts, niba ibyo ushingiyeho byavuye mu bushakashatsi barabyumva neza. Rero ndatekereza ko byaba byiza nk'uko bashyira imbaraga mu kwamamaza ongera bakabikangurira abana n'ababyeyi, n'ibi rero kuko bifite intungamubiri byakabaye byiza babishyize muri gahunda ya leta bakabikangurira abantu. Numvaga muvuga ibintu bijyanye n'inama mpuzamahanga yenda kwakirwa mu Rwanda ya COGAM, ibintu murabihuza gute? Kuko mu muco burya habamo ibice bitandukanye, no kurya ni ikintu cy'ingenzi mu muco. Ntabwo watekereza inama ngo ubure gutekereza icyo abantu bazarya, kandi abantu bazaza muri iki gihugu bazaba baturutse mu bihugu bitandukanye. Rero ni ngombwa ko natwe twagura igikoni cyacu, twagura imirire. Rero gushyiramo, niba nubwo mu Rwanda tutari tumenyereye kurya ibinyamujonjorerwa, ariko mu bindi bihugu barabirya, kandi mbese ni wa muco. Burya umuco urakura, niba ikintu ari cyiza kucyongera mu muco wacu kugira ngo abo bantu nibaza bazisange. Ntabwo dushaka umuntu uzaza akaburara ngo nuko yabuze icyo arya, yabuze ikiwabo. Ni ngombwa ko aza yisanga tukamutegurira kuko ikintu aza akavuga ati hano ni iwacu. Bimwe bajya bavuga ngo home away from home, ku buryo yaza hano akumva naho ni mu rugo n'ubwo atari mu rugo. Ubundi ushatse gukora iki? Ubusanzwe nkora umurimo w'ubwubatsi, ndi civil engineer, ariko nkunda kurya. Nkunda kurya ikintu cyose, niba abandi bakirya nta mpamvu yo kutakirya. Uri umusirimu? Muri ibintu bya SNEL ni ikintu gishyashya mu Rwanda. Navuga ko numva ari bwo bwa mbere njye nanacyumva. Nitwa Biringirwa Job, ama food scientist. Muri ibi ngibi naje ndi nka panelist. Bivuze ngo ikintu cyujuje ubuziranenge nicyo ntangiriraho, kuko urabona ukuntu byateguwe, uvuye mu gikoni kugeza kigeze from the farm to the fork, uvuye aho cyavuye mpaka uyu munsi tukigezeho ku sahani tukirya. So navuga ko ari ikintu kije guhindura imirire y'Abanyarwanda, kuko harimo amakalcium muri asheri yabo, bishobora gufasha mu bundi bworozi nk'inkoko. Harimo amafer ku bagore, birabafasha cyane. Ibintu bya abantu bumva ibintu bya blood oxygenation, ibintu by'amaraso cyangwa se ibindi bintu bijyanye ku maraso. Ikindi nza kuvugaho, ikindi ni n'indyo nshyashya ku Banyarwanda. Uvuze ngo ikintu cy'inzara kiri kugenda kiganyuka kubera tugenda tubona izindi ndyo nshyashya zigenda ziyongera mu mubare w'izindi ndyo twadusanzwe dufite. Okay, icyambere ubundi inyama ikintu uzwiho ni proteine. Abana bagwingira urumva cyarangiye kuri iki kintu. Noneho kuri SNEL akatina dufitemo low cholesterol, bivuze ibintu by'abantu bagira abantu ba blood pressure baba barabujijwe kurya ibindi bintu. Iki kintu ni ikintu kibafasha cyane, kandi nk'indyo twungutse mu Rwanda yindi nshyashya. Urumva as a food scientist ni uburyo bwo kugabanya famine, inzara, kandi iririshe mu bintu by'amaproteine, intungamubiri nyinshi zirimo. Bivuze ngo kandi biranoroshye kubitegura ku buryo n'umuturage usanzwe byatangira. Irenze ku nkoko, reka mbivuge gutyo. Yes, I can test. We can see. Aha, ni iki rero nk'uyu musore watangiye uyu mushinga, ni iki mwamubwira? Uyu musore rwose icyo twamubwira ni uko twamuha courage, kandi akagerageza kubigeza kuri rubanda rwose, ku Banyarwanda bose, kugira ngo bashobore kuba bakorora ibinyamushongo cyangwa se escargot cyangwa SNELs, kugira ngo bihaze mu biribwa. Kuko escargot ni ikiribwa kiririsha ku ntungamubiri nyinshi, kirenze ku nkoko, kikarenga ku nyama, kuri red meat n'ibindi. Hari icyo wakongeraho? Icyo nakongeraho
nuko uyu musore afite innovation, afite udushya twinshi hano mu Rwanda, kuko niwe wa mbere uzanye kurya kw'ibinyamushongo. Turugero rwiza rw'uko twabiriyeho bwa mbere, kandi rwose biraryoshye, nta makemwa rwose. Twakangurira buri muntu wese kuba yabiryaho nta kabuza. Ndabashimiye. Murakoze cyane. Nabire Jean Bosco di chef, ariko bara n'indi mirimo ndi operation manager, uretse ko umwuga nyirizina navuga ko ari gutegura amafunguro y'abakiriya. Byose umuntu arabikora ko umuntu aba yarabyize. Hoteli yanyu yakiriye amafunguro adasanzwe, mwari mu bisanzwe mu biteka bimeze bite? Hoteli yacu yakiriye amafunguro adasanzwe, ariko tuba dufite muri gahunda mu rwego rwo kongera abakiriya no kubaha ibibanezeza bitandukanye. Nkaba numva ko byari byiza ko dutegura amafunguro adasanzwe ateguye mu binyamujonjorwa cyangwa se bita snails cyangwa se escargots bisanzwe bituye mu makoro hano iwacu. Rero numva ko ibyo bintu bishobora kongera abakiriya hano iwacu muri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima. Hari abajyaga babibabaza mukabibura? Barabibaza kuri email yo babukinga batubaza amafunguro dusanganwe, hari ayacu nyirizina bijyanye n'umuco wacu, ariko nk'abanyamahanga bajya batubaza bati nta mafunguro ameze gutya twabona iwanyu. Nayo mpamvu twashizemo agatege kugira ngo tuyategure. Mwabimuritse ku mugaragaro, hari icyo birinjiriza hoteli, hari icyo birafasha hoteli? Icya mbere bishobora kuyifasha nuko ari twita pla yinjiye kuri menu yacu, cyangwa se ntashidikanya no mu rwego rw'igihugu. Ni amafunguro yandi twungutse kandi afite intungamubiri zihagije. Nkaba numva mu rwego rwa hoteli, mu rwego rwo kumenyekana cyangwa se rwo gutuma abakiriya banyurwa n'ibyo bariye, bibafasha kubaho bishimye. Ko umukiriya ashobora kuyibura avuye hanze akaba atakwishima, ariko yeka ko bizongera ibyishimo ku bakiriya ndetse bikongera no kumenyekana ku gihugu cyacu. Murakoze cyane. Ku biciro navuga hari ibyo twita marketing penetration, winjira mu biciro. Urabona ni planchasha cyangwa se ibyo kurya amafunguro mashya yinjiye muri hoteli yacu, turashaka kubimenyeza abantu n'ibiciro biciriritse. Brochette tuzajya tuyitangira 1,500 kugira ngo tubinjize mu buryo bwo kuryoherwa. Ipura isanzwe iriho inyama, no kuvuga cya kinyamushongo kiriho amafiriti, amashaza, ntabwo tuzarenza 3,000 kugira ngo twinjize abantu muri system. Ariko hashobora kuza umunyamahanga amenyeye ko ipura hanze irahendagura hafi $20. Ipura y'ibinyamujonjorerwa cyangwa se snails, no kuvuga ubwo ku muntu w'umunyamahanga uje ayikomanda tuzajya tumuca 15,000 kugira ngo atavuga twayiteguye nabi. Agasambusa n'igihumbi kuri we, ariko nko ku munyarwanda usanzwe ni 500. Naho ntuza ari brete tuzashira nayo ku 1,000, kubera hari ibindi biherekeza. Tuzagenda tuvariya duhinduranya ibiciro bitewe nuko turi kubona abantu bari kubyakira. Muri make mwiteguye gukorana n'uyu musore? Uyu musore tuzakorana nawe kuko azaba supplier wacu cyangwa se ubituzanira. Ngira ngo nawe ahari bizamugirira akamaro, turabafatanya bikorwa, niyo mpamvu tumukeneye. Byavuye mu korora tugera no mu gikoni, batwereka uburyo ibi binyamunjonjorerwa bitunganwa bikavamo ifunguro ryiza kandi riryoshye. Twishimiye kubana n'abanyamakuru batandukanye hano. Turagira ngo duteke ibintu hano iwacu, turiho turabyiga kubera ko turitegura CHOGM izaba muri ukwezi kwa 6 2021 hano muri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima. Twakira abantu batandukanye, niyo mpamvu turiho turagira ngo turebe uburyo tuzakira abanyamahanga bazadusanga birigiki. Niyo mpamvu ni gukomeza. Urakoze. Usanzwe utu dusimba twese turatuzi, tuba hano hanze aho dutuye turabibona, ariko ntabwo ari buri bwoko bwari bwo bwose ushobora guteka. Tumwe turimo uburozi, utungutu rero twitwa akatina. Ubundi ni ubwoko butatu buribwa bw'inyamushongo muri Afurika. Hari ubwitwa akatina Afurika,
two tuba ari dutoya kuri utu ngutu. Hakaba akatina aribyo mureba hano, hakaba n'igitwa ngo akatina marginata, kimwe kiba gikubye nk'ibi ngibi mureba hano nk'inshuro ebyiri. Aha ngaha rero turi guteka akatina kubera iki? Akatina niyo iboneka mu Rwanda, ikigeretseho nuko akatina niyo iryoha. Iyo tugiye kurya voka turyoshye, ntabwo tugize turya ivoka nini. Voka nini ni nziza ariko iyo ubona akaryoshye gato murakarya. Twe turi kurya akaryoshye. Ikindi ni uko utu dusimba uko navuze turimo intungamubiri, aho kugira ngo urye ikiro cy'inyama y'inka warya nk'irobo cyangwa se akanyamushongo kamwe, kubera ko aka kamwe gakubye hafi inshuro ebyiri muri poroteyine. Inyama z'inka gafitemo amaferi, abadamu murabizi, gafitemo imyunyungugu witwa seleniyumu, gafitemo ibyitwa magnesium, abagabo gafitemo n'umunyu witwa zinc. Urakoze Savio, twakomeza ndagira wenda dukomeze tureba uburyo tugiye kubitegura, ariko hari low fat bigira bishobora no kugabanya kanseri. Ni ibiryo bifite rishe muri proteine cyo twita amino acid, donc birakize ku ntungamubiri. Tugiye rero kubitegura, twabishyize ku mapurato ariko si ukuna ese donc kiceba kitashare, hakaza zino za antena. Ubu muri kwibaza ngo turarya iki tureka iki? Turarya roti, yita roti. Iyi ni reni ya snails, niyo tugiye gukuramo. Turabigenza dute? Ese umuntu utabimenyeye arabirya ate? Turabihindura ibara, turabishyira mu isosi, turatekamo sambusa, turaza gukoramo brochette, turaza kubitogosa, turaza kubifurayinga. Tubihuje n'umuco wacu rero, bamwe bashobora kuvuga bati ibintu bimeze nk'indege ziguruka. Turabirya dute? Tugiye gutangira kubitegura. Bitegurwa bite? Tugiye gufata amazi ashushe. Amazi ashushe, Savio uranzanira kari agasafuriya kari hariya akadufatanye. Tugiye gufata amazi ashushe, dufite limoni, tukagira ibitunguru, dufite seleri. Ibi ni byo tuza gukoresha duhindura taste cyangwa se duhindura y'ibyo tugiye guteka kugira ngo bize kugira. Iyi limoni iraza kugabanya kubera ko bifite maskozi, bino bintu by'ururenda cyangwa se twita niza. Nituza kubiteka biraza kwikontantara kugira ngo bize kugira. Turafata rero amazi ashushe. Amazi ashushe turayishyira hano. Amazi ashushe turaza kubyenterepamo cyangwa tuze kubishiramo. Ni mu buryo bwo kubikiringa kugira ngo tubyice bize gupfiramo hariya, noneho bize gutanga ikibyo tuza kugeraho duteka. Turashiramo kimwe kimwe, turashiramo kimwe kimwe. Iyo biriho birasha, kiriya kintu cy'imbere kirasohoka, twakwita leti cyangwa len. Mu minota nka turaza kongeramo amazi hagati y'iminota 5 n'10 biterwa na temperature y'amazi ariho. Birabahaza turabirekeramo hano muri aya mazi. Mushobora no kwibaza izi shells cyangwa se ibi bishishwa bijya he? Dushobora kubikoramo amaherena, dushobora kubikoramo imitako, ibiryo by'inkoko dushobora kubisya, n'ibintu byinshi bishobora kuvamo. Nkaba numva rero ubu turarindira iminota hagati y'5 n'iminota 10, ntabwo uri buze kurenga. Turaza kubikuramo tubishyira hano, akora gasubizayo, kadusukemo. Okay, sari mu gihe twiteje mu gitabo nababwira ko ibi binyamushongo ubundi birabujijwe gufata inyamushongo mu ishyamba ngo uhite ukirya,
icyo ari cyo cyose kuko hari ibyo kiba cyariye mu ishyamba twe tutarya. Biragusaba ko rero banza wagifata ukacyorora ukagiha nk'ibyo nawe warya. Niba wanywa amata kikabanza kikanywa amata, niba urya karoti kikarya karoti, niba urya avoka kikarya avoka, byibuze nk'ukwezi. Ibinyamushongo ibinyamujonjongo rero bimaze hafi nk'amezi 3 birya nk'ibyo natwe turya. Ni ukuvuga ngo hafi y'uburozi bwinshi biba byarariye biba byararangije kuwituma. Ikindi ni uko ibinyamushongo bimaze iminsi 4 bitarya. 4 bitarya ni ukuvuga ngo bigomba kumara iminsi kugira ngo bya bindi byariye byibuze bibanze byitume kwituma kunya ibanze binye, noneho tubifate byibuze bifite bidafitemo ibindi bintu ku ruhande. Ni ukuvuga ngo nugifata mu ishyamba uwo munsi ntabwo urabuze icyo cyariye. Ushobora gusanga cyariye nawe cya kintu cyaguhitana ukaba wakijya kikaguhitana. Kuncururiza amazi yanyu cyohereza andi mazi vuba vuba. Uko ugenda ubigaburira indyo nziza niko byibuha niko bibyimba. Ikinyamushongo bimwe muri aha ngaha bifite hafi amagarama 125 kugeza kuri 250 nyine bikaba binini. Bikaba binini twese tuzi kurya neza kwa neza, sibyo? Ubu aha ngaha icyo biri gukora ni uko bisa nkaho biri kwihisha ubushyuhe. Yego urabona wagisosoramo, ukore ubushyuhe wagisosoramo. Biriya birimo imbere ni amara, kuko twaba tutarya amara. Ndagira ngo mbabwire ko ari inyama nziza. Bamwe bakunda inyama y'ururimi, bakunda igifu, n'inyama bakunda udusenda baboyi, bakunda ururimi. Ni inyama nziza, ni inyama nziza kandi ngira ngo wacu hano birahari mu birunga safa. Ibiri ni imyukizi ni rwa rurenda. Ururenda rero ntabwo rwatuma ni ikintu gisekereza kugira ngo kiproteje. Rero ntabwo wagiteka ngo gishe kandi kiproteje. Nshaka ipani iriho amavuta. Ngubu nkangange donc uvango iyo umaze kwifata uri kubona hano zishaka. Tugiye gushyiraho lemon ni indimu yo kugira ngo udureho noneho urenda rwasigaye rwose ruvemo rushiremo. Ushobora nanone gukoresha vinegere ngiye hano. Ushobora gushyiraho vinegere. Na vinegere harimo no kwica amabagiteri arimo byose bikagendana. Ubu tugeze igihe rero cyo kuzitegura. Tugiye kuziteka. Turaziteka mu buryo butatu nababwiye. Hari grill kuzishira ku cyokezo, hari frying kuzishira mu mavuta. Dushobora gukora shallow frying cyangwa se deep frying ku mavuta menshi no muri mavuta makeya. Noneho dushobora no kuzitogosa. Si ibyo gusa, sambusa, burete hari abantu batazi icyo ari cyo. Savio ni inyama burete uravure neza izo muri Kigali. Dushobora kuzisya twarangiza tukazivangamo igi, tugashiramo icyo bita chaperine mukatuseye, tugashiramo tungurusumu, ubwo twarangiza tukanyuza mu mashini isya. Ubwo tukaba dukoze icyo bita snails meatball. Havamo amasnacks ku bantu bari nko kunywa gahiye nka brandisho. Gesirikesi bari snacks waba ufasha agahirwa ita ufata ya brochette.
Savio Imbabazi nkaba ni nyiri company yitwa Golden Insect ikora ubworozi bw'udusimba n'utundi tunyabuzima. Hakaba harimo n'ibinyamushongo mubona tumaze kurya, tumaze guteka, tukaberetse aho twororera. Yego, muri Musanze mu murenge wa Nkotsi. Yego. Uyu munsi ni umunsi ki? Uyu munsi ni umunsi wo kwereka abanyarwanda ko ibyo tworora bishobora kuba indyo y'abanyarwanda nayo ikinjira mu ndyo, kuko n'umunsi wo kwereka abanyarwanda ko ntabwo udusimba cyangwa se turi tuntu turibwa n'abazungu gusa cyangwa se abantu bo hanze ugasanzwe bamenyereye, ahubwo ko n'abanyarwanda ubwacu tubirya. Niba twabiriye uyu munsi ibinyamushongo, niba twabitetse twabirya, twabiteka nk'uburyo busanzwe tukabigira indyo yacu mu buryo bwo kurwanya imirire mibi, mu buryo bwo kwiteza imbere, bwo kwinjiza amafaranga, ndetse no mu buryo bwo gusabana nk'uko nyine tuba twahuye tugasabana byose nta kibazo. Ni wo munsi wo kugira ngo twereke abanyarwanda nyine ko bishobora gutekwa nta kibazo. Ni ubwa mbere bimuritse muri hoteli? Ni ubwa mbere nabimurika muri hoteli, ko si ubwa mbere byatekwa, kuko bisanzwe bitekwa mu ngo zimwe na zimwe z'abantu basanzwe babizi, ariko umunsi twabizanya hano kugira ngo twereke abantu ko kuko abantu benshi bakunda gutemberera mu mahoteli, naho bakunda kwizera, bafite ibikoni byiza, bafite isuku, bafite iki, bateka ibintu byizewe, ko no muri hoteli abantu bashaka kubiteka ko nta kibazo kirimo rwose. Yego. Ubonye ababiriye babyakirira? Ababiriye bishimye kuko namwe mwabibonye, kari akanyamuneza gusa, bwari uburyo buryohe. Twabirengeje ibinyobwa bitandukanye, twabitetse mu buryo butandukanye, ku buryo ki ababiriye rwose bameze neza nk'uko babibabwiye. Uratubwira ibiciro, brochette nangahe, isambusa nangahe? Yenda umworozi rero uriya hoteli niyo ishobora kubabwira iti ibi ngibi byaba ari ibi ngibi, byaba ari ibi ngibi, ariko buriya abakiriya ni abantu beza cyane, na hoteli ndakeka ni abantu beza cyane. Umuntu uramutse uje muri hoteli ntabwo yabura igiciro kimunogeye, yaza no kuri famu ntabura igiciro kimunogeye cy'ikintu rwose, nta kibazo gihari. None se ubu bakwishyuye, wishyuye bimeze bite? Uyu munsi wari umunsi wo kuza kumurika. Imurikabikorwa ni ukuvuga ngo haba harimo ubufatanye, hoteli, umworozi, abaza kuza kubyumva uko bimeze byose, ntabavuga ngo wishyuye n'indi utishyuye n'indi. Nuko tumeze uyu munsi. Uratubwiye uti bishimye, urumva bizajya bikugeza kuki? Utegereje iyihe nyungu ingana iki mu kwezi? Umunsi nk'uyu nguyu nta kindi ubumaze, ni ukugira ngo twereke abantu ibyo dufite, tubona abakiriya. Hoteli ibona abakiriya, natwe aborozi tubona abakiriya, kuko hari abakeneye kubirya bitunganyije muri hoteli, natwe turi kubyorora kugira ngo tube hoteli ibibatunganyiriza. Twese inyungu iri imbere ni abakiriya. Ikindi cya kabiri ni ukugira ngo twereke abantu ko ari ibintu rwose, kuko dufite umuco utatubwira utubuza kurya ibintu runaka. Ni umunsi wo kugira ngo twereke abantu ko umuco wacu, dufite abantu benshi bagiye hanze, twohereje hanze kujya kwiga, abana bacu, ababyeyi bagiye hanze, barabiriye, baragarutse. Ubwo rero nta mpamvu yo kugira ngo tubabuze ifunguro ryabo rya buri munsi kandi bariryaga hanze, ngo ni umuco wacu. Bari bashaka kwinjiza mu muco wacu, n'umuco wacu ukagira tuno tuntu tukadufasha kurwanya imirire mibi, tukadufasha gutera imbere. Numvise muvuga cogamu. Yego, cogamu rero turabizi neza ko muri cogamu abantu bavuga icyongereza bazaza mu Rwanda mu minsi iri kuza. Hazazamo abantu bafite mu mico yabo bashobora kurya ibinyamushongo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo hamwe mwatugeza kuri RDB mukabereka ko dufite ibinyamushongo, abantu baza muri cogamu kandi basanzwe barya ibinyamushongo batazicwa n'isari, kandi hano habihari bakaza rwose tukabibaha. Na hoteli biteka ngiye umutetse mwamubonye, nta kibazo rwose. Mu majyaruguru niho twiberaga, bakaza iwacu bakabirya nta kibazo. Ndebye ku isoko rirahari, ibintu ari bishya, umuntu atangira na bikeya. Isoko ryaguka uko abantu babishaka ari benshi, umuntu agenda yongera umusaruro. Ubwo rero ni ukuvuga ngo uko abantu bazagenda babishaka ari benshi binyuze muri ubu butumwa kuri uyu munsi, binagaragaza ko umuntu ashobora kongera umusaruro w'ibyo akora mu bwinshi no mu bwiza bitewe no kumushyiriya ababishaka. Nta kibazo rwose cyo kuvuga ngo umuntu ngo isoko ni ryinshi cyangwa ni rikeya, ariko uko ryiyongera ni amahirwe, ni nako nanjye nzanye nongera imbaraga, nta kibazo rwose gihari. Ariko ntabwo watubwiye rwose ku kwezi uri gutagetinga angahe? Ku kwezi umuntu avuga imibare ifatika. Iyo isoko nyine ryarangije kuba market and establish a well established market. Now I don't have a well established market. Ntabwo nakubwira ngo nangahe.
kuba ko uyu munsi bashobora kugura ejo ntibagure hoteli kagura ejo ntugure kubera ko nta bakiriya yabonye byumvikane ko wenda mu mezi 2, 3, 5 nyuma muri Cogamu abantu bashobora kuzabwira hoteli turi 500 dushaka ibinyamushongo runaka aho umuntu ashobora kuvuga ngo nangaye kuko ubu ngubu ni ubwa mbere ko byumvikane ko biri kose harimo ibihumbi bizaza rwose aya makuru niyo naguhaye wenyine kuvuga ngo harimo ibihumbi bizaza kandi byizera rwose.